ni imwe mu equipe kwemeza ko cyangwa se kwidekarara ko azitabira CECAFA Kagame Cup izabera hariya mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Cyo wamenya nuko hari amakipe menshi cyane by'umwihariko nayo hariya muri Tanzania nk'ikipe ya Simba Sport Club nayo yamaze kwidekarara ivuga yuko itazagaragara muri ariya marushanwa, ariko APRFC yo yamaze kwemeza ko igomba kwitabira ano marushanwa. Ese urabona ikipe ya APRFC kugeza uno munsi ntibaratangira umwitozo uwo ari wo wose, nubwo bashoje shampiyona aribo batwaye igikombe cya shampiyona, ariko kugeza kuno munsi hari abakinnyi bashya biyongereyemo, hari n'abandi basohotsemo. None bemeje ko bazitabira ino CECAFA Kagame Cup izabera muri Dar es Salaam hariya muri Tanzania. Kandi tuzi ko hano mu Rwanda ibikorwa bya sport byose bihagaritse, aho birahagaritse, nta muntu n'umwe uri kugira igikorwa na kimwe cya sport arimo. Ese APRFC urabona niramuka iserutse koko nkuko yamaze kwemeza ko izitabira, urabona hari ikintu igiye gukora hariya muri no CECAFA kandi n'imyiteguro yabo itari kugenda neza kakanya? Mbere ya byose Charles, warukomoje kuba ikipe ya APR itari gukora imyitozo ngo bigendanye na COVID-19 mu Rwanda. Abantu ndagira ngo mbanze babwire ko APR ntabwo ari ikipe y'igihugu, ni club. Iyi ntago yavuga ngo inaniwe kwitabira CECAFA nka ekipe y'igihugu tutazi impamvu batitabira irushanwa rya CECAFA yabatanije imyaka 23 kandi nta kiba yabuze ngo covid ariko abantu birinze ubuzima burakomeza kandi ibikorwa bigakorwa. Nibyo uyu munsi ikipe ya APR nkuko igiye kwitabira irushanwa rihuza n'ubundi bihugu 12 bigize aka karere ka CECAFA, n'irushanwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangamo ibihumbi 60 by'idolari. Ikipe ya mbere gatwara 30, ya kabiri 20, ya gatatu 10. Ni rushanwa ikipe ya APR izi neza ko ifite inshuro 3, ariko nabwo yaritwariye ku butaka bwo mu Rwanda, bigukunda kubigarukaho cyane n'inyamirambo rwose. iri ahangaha mu Rwanda imitutu irirasa, wigeze kubikomoza aho utigeze hanze, ahubwo niyo barasaho imitutu aho yiturikiraho. Uyu munsi wa none nibyo dutagereje kuza kureba ngo ese ikipe ya APR ko kigiye guserukira u Rwanda. Unabyibuke ko ubuyobozi bwiye kipe y'ingabo z'igihugu mbega ni nko bwahaye abakinnyi integuza iyi CECAFA ndetse na Champions League bagiye kwitabira. Iyi raza gusiga hagize akantu gakorwa mu ikipe ya APR kari buze gutungura benshi, kuko barababwiye bati amafaranga twara yabahaye mujye kugura ibibanza mwifurahisha n'inshuti zanyu n'ababyeyi banyu, ariko muduha umusaruro. Ikosa rito kidogo mu irushanwa rya CECAFA, kuko Charles nkurikije ama ekipe ari muri iri rushanwa, ikipe ya APR ifite amahirwe menshi yo kwegukana irushanwa. Twirengagije ko harimo Express na KCC zo muri Uganda na Young Africans ndetse na Azam zo muri Tanzania, tukirengagiza na Task, ariko yose na ama ekipe navuga ko ikipe ya APR byahangana cyane. Ntago waza kumbwira message ngo zi Burundi na Trabara yo muri Sudan y'Epfo cyangwa se Kemkem Kinondo ni Municipal Concho yo muri Zanzibar mu rwa bya hariya ndetse na Big Boret yo muri Malawi. Ngirenga ya nama ikipe yaza kubuza insinzi ikipe ya APR cyangwa se igikombe. Iyi CECAFA biba byiza, bibanishema ku mukuru w'igihugu, binamwongera motivation kumva ko ari gutanga amafaranga, ariko amafaranga agasa n'ahagaruka imbere mu gihugu. Sibyo uyu munsi turi kubona amakipe 3, 2 yo muri Tanzania yitabiriye, turi kubona amakipe 2 yo mu Bugande yitabiriye, sibyo? Ushobora kwibaza uti kubera iki mu Rwanda hitabiriye ikipe imwe? Icyo nacyo cyaba ikindi kibazo, zo mpamvu singiye kuzigarukaho, wenda banyira ubwite barabizi. Ariko buriya mu busanzwe n'ubundi burya igihugu cyakiriye nicyo usanga gifitemo ama ekipe menshi muri no CECAFA Kagame Cup. Hanyuma se Ubugande ko bufitemo amakipe 2 bwakiri, Ubugande impamvu harimo amakipe 2 rero hagomba kugarukamo ya kipe yatwaye cya gikombe, kandi urabizi ko KCCA ni ifite igikombe giheruka. Mu gihe iyi ngiyi yindi ishobora kuba ariyo yatwaye shampiyona hariya mu gihugu cy'Abagande. Rero igihugu cyakiriye cyo kigira izindi avantage zo kuba gitanga amakipe arenze imwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, kuko waranabibonye ubushize ubwo yaberaga mu Rwanda harimo ikipe ya Mukura Victory Sport, harimo ikipe ya Rayon Sport, hakabamo na APRFC. Yaze kubita umusubirire. Ubwo urumva rero ubu ngubu nibwo ngiye kubona urwego rw'ikipe ya APR. Ubu nibwo tugiye kubona ikipe ya APR bashaho amamiliyoni hafi arenga 300 y'amanyarwanda. Erega n'ubuyobozi bwarabivuze, bwaratangaje ati abasore bacu tugomba kubageragereza
muri ino CECAFA y'amaklabu izaba muri ino mpeshyi. Ariko nanone cyari ntaguciye mu ijambo, iri gerageza ry'ubuyobozi bw'ikipe ya APR njyewe ntabwo ndyumva na gato. Ntabwo ryumva se kubera imyaka ibaye 9-10 uri gukinisha abana b'abanyarwanda, mwaragiye muri CAF Champions League muzi byababayeho. Izo CECAFA mwakinnye ntimwazitwaye mubafite, uyu munsi wa none nguje kuba igerageza rirenze ry'iyo myaka 9 wakoze ni irihe rije kwiyongera ku mwaka wa 10 hejuru kumbwa ngo ugiye gukina na Kinondoni Municipal Concho yo muri Zanzibar. Ubu se baraza gupimira abakinyi Zanzibar ikemkem kwitsinda si gitangaza, onese ntago nabigarukaho sibyo. Gutsinda ikipe ya Tarabara muri Sudani y'Epfo ibyo sinabitindaho rwose pe, icyo ngicyo cyo nanacyumva sinabidiskito APR kumbwira ngo yatsinze ikipe. Ariko kuza kumbwira ngo nguje kugerageza ngo abakinnyi, ntago numva uburyo umuntu ashobora gukora igerageza imyaka 10 ikarinda ishira nta musaruro kubona. N'ibitangazamakuru twicayemo hano uyu munsi wa none, muri iki gitangazamakuru nicayemo hano, uraza muri stage y'amezi 6 wayisabye iri professional internship, ukaba ufite ibyo ugenerwa bya buri kwezi, y'amezi 6 yashize babona ko ushoboye. Iki gitangazamakuru twicayemo kiguha kontara ukaba umukozi nk'abandi, ntago batinya kuguhemba 300 ku kwezi sibyo. Iyo babonye udashoboye barakugatira ntabwo ushoboye, igendere ujya kugerageza ahandi amahirwe. Hano byanze, hano bishobora kwanga, ahandi bigashoboka. None urambwira ngo imyaka 10 mubaraka irashize uragerageza abana b'abanyarwanda, nta musaruro bari gutanga, nguje kubagerageza muri CECAFA n'igiye kubera hano muri Tanzania nayo bigoranye ko twabaha amahirwe 100% yuko muzayitwara. Mu Rwanda sabereye zinga batwayisemo zinga. Arega na stars ikintu wamenya hangaha, impamvu kubatangaje biriya nuko bari bafite igitutu cy'itangazamakuru, bafite igitutu cy'abakunzi ba PFC babaza ese noneho mwamugiye guhindura imitekerereze tukaba twabona hari abakinnyi bandi baturuka kuri shene mpuzamahanga mugiye kuzanamo baje gufasha ekipe yacu kugira ngo yitere imbere. Nibyo rero byatumye bivuga ati mureke tubanze noneho kuri no nshuro tubahe akanya tugerageze turebe ukuntu tugerageze turebe nimba hari icyo byasatanga mbere yuko dusohoka mu mikino itandukanye. Niyo mpamvu rero ino CECAFA igiye kubagaragaza barebe nimba koko bashobora kuba ari wazagumana cyangwa bagahindura ya mitekerereze mu byukuri. Erega nibahindura imitekerereze hakiri kare, nibahindura imitekerereze hakiri kare bareke kubabaza abakunzi ba ekipe. Waretse ino CECAFA ikabanza karangira ntijika bagaragaza se turi hano. Niyo mpamvu ugira ngo ni kera, niyo mpamvu nyine ntabwo ari kera nejo wundi kuri Rokenze Ropromiye kugera kuri Rokenze ukwezi gutaha. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa ekipe bwavuze ati tugiye kureba muri CECAFA ibyo bazaduha nibyo tuzagenderaho, reka tubanza tubitegereze, wiba shyiraho igitutu kirenze ibyo ubuyobozi bwabasabye, reka turebe. Ariko hanyuma tukiri mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, reka twerekeze no mu ikipe ya AS Kigali. Ku munsi w'ejo basinyikaga umukinnyi wo hagati mu kibuga w'umukongomani bamwita Mugeni Kakule Fabrice. Ese urabona Fabrice Mugeni turamuzi, yazengurutse ahantu henshi amakipe menshi atandukanye muri Kiyovu, Police, Rayon Sport, agenda hari yarari muri Kenya, ubu muri AS Leopard, ubu ngubu agarutse mu ikipe ya AS Kigali. Niki aje kuyifasha mu byukuri nka equipe izahagarira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup? Mbere ya byose kuri Kakure Mugeni Fabrice ahisemo neza. Ahisemo neza, isema ikipe y'abanyamujyi ni ikipe y'abasirimu bafite ikintu cyitwa amafaranga, ibyo ntago nabitindaho. Icya kabiri kuba ari na ekipe igiye kuba yaserukira u Rwanda muri CAF Confederation Cup, nindi option nziza kuri Kakure. Rero ngewe nzi nibuka cyane mu ikipe ya Rayon Sport, biragora ko navuga wenda ngo mu yandi ma ekipe yagiye yitwaramo mu buryo bumeze burya, ariko yari umwe mu bakinnyi beza, navuga ku mwanya wabo bakinaga neza uko bikwiye pe, uko bikwiye. Uyu mugabo rero kujya mu ikipe ya AS Kigali binagendanye nuko shari ikipe ngo ifite target, ifite intego yo kuba yagera kure
hashoboka ikarenga urwego Rayon Sport yarenze. Navuga ko nakazi keza kari gukorwa na Shema Fabrice perezida wa equipe ya AS Kigali, ariko nanone habeho nanone kwa gufatanya cyangwa se kwa kuvuga rumwe ntitwumve ariko ngo equipe ngo yasinyishije ngo mukinnyi ngo uyu no ariko naza sinye bamuhembe n'urwo rufito, ariko tuvuge tuti hari guhembwa amafaranga yanayinjiza atanga umusaruro ntibizabe byane bivuga ngo ikipe irahashye ariko yashya batazaza gutanga kugaragaza itandukano ryabo bari basanze. Niba ugiye mu marushanwa nyafurika menya ngo ninza kurenga icyiciro kimwe nkajya mu kindi hari ibyo ndi buze kwandikirwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Uyu munsi wana nta bakwirengagiza ko Rayon Sport yabonye hafi $200 by'idolari kigera hari $200 by'idolari uyu munsi wa none Sharire, nubwo habaye kuyajera nabi no kudasobanukirwa ariko so kudasobanukirwa Rayon Sport yari ibizi bayibuje kwambara abaterankunga ku myenda irabambara. Habibaye ko $200 harimo miliyoni hafi 200 z'amanyarwanda na biriya bya broadcasting ibintu nk'ibyo ntago babyemewe. Irushanwa rifite abari sponsoriza abaterankunga baryo. Wowe rero nka equipe kubera ko hari ibyo uri buze kugenerwa muri iryo rushanwa, niba makugiye bati ntabwo uyu munsi wa none n'urugero baravuze bati Sharire na Eric mugiye guhagarara radiyo muri Indonesia n'urugero, ariko nta muntu numwe wemere kuza yambaye umwenda w'igitangaza makuru akorera Izuba Radio TV. Uzafata umupira w'Izuba Radio TV ujyane ntago wibujije umugati se bawe wibujije umugati se uzaza directeur wa radio umubwiye ngo banyirukanye nini na nini ngo ibiki ngo kubera wa mupira mwaduhaye ngo niwe ngo watumye ngaruka ntashoje ubutumwa yakubwiye ati ahubwo wari umuntu utumva donatire bikaba birarangiye niyo umuntu akubwiye ngo iki nticyemewe. Erega shana abantu twese turi mu bucuruzi ngewe n'urugero uraza kuza ngira ibyo nkugenera ndi gucuruza hanyuma nawe uze kuncuruzamo kandi nge ndi buze no kukwishyura jamais. Wowe mu byo uri buze kunguka mu byo wancuruje mutari bumeho n'ijana ari nge wateguye igikorwa ntago bishoboka. Ntushobora kwambara neza buriya Sharire umutumirwe ngo urushe umukwe cyangwa urushe sebukwe cyangwa se nyirabukwe kirazira wiki hari nyirabukwe se ntabwo nyirabukwe ubwo se n'urugero cyangwa ni nyirubu urashaka kuvuga ngo ntushobora kurusha nyirabukwe se rekada uri umuhungu dusipoze kugiye gushaka Kararisa umutoni wa sese urugero mama wa Kararisa ubwo mu kinyarwanda cyiza nyina ngewe wowe uri iki kuri mama Kararisa ngewe uri umukwe ndumukwe uri umukwe niyo mpamvu yamvuze ntago ushobora kwambara neza kurenza nyirabukwe w'umukwe kurenza amabukwe ubwo oya nyirabukwe w'umukwe ntabwo njyana stars nakwambara neza ngo ndushe nta nubwo nanagaragara neza ngo ndushe nyirabukwe w'umukwe nyirabukwe w'umukwe natashye ariko sibyumvikana ze ntabwo nakwambara neza cyangwa ngo ngaragare neza kurusha nyirabukwe w'umukwe natashye nyirabukwe w'umukwe natashye. Nimba ari ngewe wagiye gusaba Kararisa nge ndi umukwe uri umukwe mama wa Kararisa ni nyoko bukwe ntabwo rero ngewe na stars wowe waje utashye ubukwe ntabwo nge rufifita ntabwo wakwambara neza kuruta mabukwe wanjye nagiye gusaba umukwe ntibishoboka evidama kubyumva ntabwo nabyumvaga kubera ko bavuga ngo nyirabukwe w'umukwe watashye byari byancanze ntabwo nabyumvaga neza ariko nibi twari dukurije kuri no equipe ya AS Kigali nyuma yo kwiyubuka kugira ngo barebe ko bazagera kuri mu marushanwa nyafurika hariya muri Confederation Cup bongeyemo amaraso mashya. Rero uno musore bamwita Kakule Mugeni Fabrice yakinaga mu ikipe ya AFC Leopard hariya muri Kenya, ubu n'umukinnyi wa AS Kigali mu gihe cy'imyaka igera kuri 2. Icyo wamenye nuko uno musore w'umukongomani yanyuze mu makipe atandukanye arimo Kiyovu Sport, hazamo Police FC, Rayon Sport niyo aherukamo hano mu Rwanda. Reka dutegereze turebe ni iki aje gufasha ino kipe y'abanyamujyi mu by'ukuri, kuko dore ifite urugamba rukomeye cyane hano imbere mu gihugu ndetse no hanze ku mugabane wa Afurika, kuko aramarushanwa menshi abategereje muri no mikino ya CAF Confederation Cup.
tukiri mu makipe hano mu Rwanda, Anastase mu ikipe ya Kiyovu Sport ho ibintu ntago bimeze neza, bamaze gutandukana n'abakinnyi bagera kuri 15 bose ndetse n'abatoza batatu. Ni sorti indiscutable. Niyo bita l'envoyé définitive. Ni definitive se cyane infinitive. Yewe we. Ariko yenda tuma ngo batandukanye ngo na Babu. Ubundi se mwari muzi ko mumufite cyangwa Saba Robert. Arumeri Gisire se nabwana kwere mwari muzi ko mafite ari abakinnyi banyu. Bamwe amasezerano yari yarangiye. Ariko utandukanye n'umukinnyi wasoje amasezerano gute? Ubu ni urugero. Njana Stars mfite amasezerano hano. Ahangaha y'imyaka 3. Ikarangira nkigendera. Bamwe ngo Anastase ngo yatandukanye na Radizo. Batandukanye se gutundi bari bafatanye. Ahoya. Ntibishoboka. Batandukanye mu buryo bwo kuba umukozi wayo. Nta akukanye ntago bukira umukozi wa mwatandukanye. None se ntago mwatandukanye ubwo ukihabarizwa. Niyo mpamvu rero babandi ariko se mwatandukanye kuko mutavuga ko twasoza na w'amasezerano twari dufitanye. None se yo musoza ibyo gutandukana se biza gute? Iyo musozanyirije amasezerano. Ariko iyo mbwira ngo umuntu ngo muratandukanye ejo n'ubundi azagaruka. None se byaba bivuze ko niba uyu munsi wa none mvuye muri iyi nyubako ntago ubukira umukozi w'ino radio mutandukanye mu rwego rw'akazi. Rw'akazi ugiye gushakira handi mu rwego rw'akazi gute so? Nyine ntago ubukira umukozi wa institution mutandukanye rero muri ako kanya. Ariko mu gihe ugarutse ubwo se twadutandukanye mu rwego rw'akazi. None se rwaba ugikorera icyo kigo. Shyira muri ya yindi bita inyurabwenge wumva. Mutandukanye kuko muri ako kanya ntago ubukira umukozi w'iyo institution cyangwa icyo kigo cyangwa se niyo equipe. Niyo mpamvu rero bandika ko batandukanye nabo bakinnyi 10 na bangahe, ariko bitabujira ko igihe runaka bagenda bakabona ko babakeneye bashobora kugaruka bakongera bagatanga umusanzu muri iyo equipe. Equipe ari yasigara yasinyishije Saba Robert. Saba Robert irahashye. Irahashye no kuri kabisa. Abo basore rwose ni benshi cyane abo bita ngo ba Babu wa Samson ba Saba Robert. Babu wa Samson muri Rayon Sport ko bigeze. Ganakwere Emmanuel Vincent Habamahoro Nkoto Kalim Irinde Kwesare Isiaki Nahima Nandeza Midu. Tubanaje musisara cyaba. Munezero Fisto se. Ariko abakinnyi barafropinga we. Tubana James ahubwo ziko ngiye narinzi ko yaretse no gukina umupira w'amaguru. James se yari mu ikipe ya Kiyovu. Ari muhari ya rwose muri Kiyovu Sport. Narinzi ko yaretse gukina. Ubwo rero ni ibyo bivugwa muri Kiyovu. Abo basore bose numva batandukanye cyangwa se wowe ntuwemera ko batandukanye ahubwo bakoze iki bwo ngubwo. Ariko utandukana n'umuntu wasoje ibyo akigendera ute? Umuntu yasoje ibyo akigendera. Ngiye nshobora gutandukana n'iki kigo kubw'impamvu wenda zaba zabavuyeho. Bavuze bati ntabwo twifuje ko tugikomezanya bibaho. Icyo gihe turatandukanye. Nabwo ariko impande zombi zabiganiriye. Ariko warangije amasezerano yawe ahantu hako numva uburyo wagukoreshaga azavuga ngo mwatandukanye se gute? Kandi ibyo wari ufite byawe wabisoje byarangiye. Nta dena kurimo nta dena umubamo. Ni ibyo rero ni ibyo biri muri Kiyovu Sport. Mu gihe mu batoza bo batandukanye nino equipe nubwo iri jambo Anastase atari kuryemera, harimo uwo bita umutoza bazamu Rashid buretse gato. Wabonye bita na kit manager Bonane Janvier. Bonane Janvier nawe n'undi mukinnyi uyu muzi akinira ikipe ya Rwamagana City. Rwamagana City Nengo nimwe bashobora gutandukana n'iyi equipe. Ariko we ntago birarangira ikipe ishobora kuba ikimukeneye, ariko we nuko amasezerano yiwe yageze ku musozo bashobora kuba bari gutegereza ko bamwongerera amasezerano cyangwa se bategereje kumva ko ababwira ko we mu byukuri atakishaka gukomezanya nino equipe. Mu gihe abatoza n'umutoza witwa abatoza batatu no bita Mugenzi Bienveni. Abatoza harimo Kalisa François bita Camarade, hakaza umutoza w'abazamu bita Rashid ndetse n'ushinzwe kubika ibikoresho bya equipe ariwe kit manager bamwita Ntwar Ibrahim cyangwa se umwite Jemba. Abo rero nibo bamaze gutandukana na equipe ya Kiyovu Sport. Mu gihe amakuru avuga ko Kiyovu Sport yamaze gusinyisha abakinnyi batatu arimo Mugenzi Bienveni, Nkinzingabo Fiston ndetse na bene data Janvier bita Gihe ndetse n'umutoza
mu gihe umutoza mukuru w'ikipe ari hari ingingo Francis Christian yungirijwe n'uwo bita Rwaka Claude baranakoranye hariya Ihuye mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Nayo makuru yarari muri Kiyovu. Mu gihe andi makuru arimo avugwa hano mu Rwanda, icyo wamenya nuko nyuma yaho umuzamu w'ikipe national Kwizera Olivier cyangwa se umuzamu wa Rayon Sport Kwizera Olivier yasezeraga ku munsi w'ejo, hari abantu benshi cyane bagiye batangaza ko mu by'ukuri batifuza ko uyu musore yasezera. Abastari benshi cyane harimo na kapiteni y'ikipe y'igihugu Amavubi Haruna Niyonzima, nawe agira ati murumuna wanjye rwose hari byinshi byo gukora, turashaka ko uba uretse gusezera watekereza ku cyemezo wafashe ukareba ko wagihindura. Ndetse n'abandi benshi, hari uwo bita umunyamakuru bamwita Lucky yatangije campaign avuga ati garuka. Ubwo urumva ni benshi cyane, ndetse ba Miss Jory Robert yahoze abitubwira mu kanya, nawe yagize ati niwe muntu wankundishije umupira w'amaguru, none mu by'ukuri ubwo witwaraga neza muri CHAN utuma nkunda umupira w'amaguru, none urasezeye. Ibi bintu ntago ndi ko byumva neza, tekereza neza. Gusa yamwifurije amahirwe masa mu bindi yaba yerekejemo, ariko anamusaba ko yahindura igitekerezo agira ati please garuka, nkuko ari ubukangurambaga bwatangijwe kuri ni hashtag y'uwo bita Lucky avuga ati garuka. Mu gihe n'abandi benshi cyane bajya bamusaba ko yagenda agaruka mu by'ukuri, cyangwa se akisubira ku mwanzuro wafashe wo gusezera ku mupira w'amaguru, kuko aracyari muto, imyaka 27 rwose gusezera ntago abenshi bari ku byumvikanaho nawe. Rusheshangoga yasezeye afite inga. Rusheshangoga yaragiye state yarasezeye se. Nese kuki abantu bari kumva ko Kwizera ashobora kuba yahubutse? Ni umwe mu bazamu beza. None se u Rwanda rwagize abazamu erega Sharire, abazamu beza bo u Rwanda turabafite. Uyu munsi yego kuba Kwizera asezeye, ndumva nanjye ari ikibazo, ariko ntacyo ushobora guhindura ku mahitamo y'umuntu. Nibyo ntibishoboka. Yaramaze iminsi ngahe arekuwe, akatiwe igihano cy'umwaka umusubitse. Si cyumweru harya, ni cyumweru n'ibyumweru bibiri hafi aho ngaho. Utekereza ko buriya mu cyumweru kimwe Salama batamaze gufata umwanzuro w'igikorwa bagomba gukora? Buriya yaganiriye n'abantu ku mpande zitandukanye, bamugira inama bagira bate gutya na gutya kugira ngo ibe aragasharire. Iyi si tuyirimo turaziranye nk'uko bivuze, turaziranye urumva. None se ntiwabonye umusore umuvandimwe Byiringiro Rage ashyira hariya itangaza avuga ngo ikipe ya APR ngo si yagize uruhare mu kugira ngo bigende kuri wabibwirwa se nayo? Hanyuma sandi makuru ari mavugwa yuko ikipe ya APR ahubwo itari yemeye ko umusore agenda gukina hariya nk'intizanyo y'amezi 6 barimo bamutyaza, bikaba ari byo bituma ataragiyeyo, ahubwo bagakoresha strategy yo kuvuga ngo ayandike biriya yo kubeshya. None ubu ngubu ahubwo ibiganiro bikaba biri kongera kumusubiza muri iriya ekipe mu gihe cy'amezi 6 kugira ngo bamutyaze ubundi bazamusinyishe. Urumva ni ibintu byinshi biba Sharire, nibyo tujya tugaruka hano mu Rwanda. Abantu benshi bagiye babigarukaho ngo ikipe ya APR gutya na gutya ibuza abakinnyi amahirwe. Hari ibyo ugenda ubona ejo bundi Mubaraka wabigarutseho ngo hari abo numva bavuga ngo APR ngo gutya na gutya. None si ibyo ngibyo byabivuye he? Ariko amezi 6 kuki wakumva ko uyu munsi wa none hano hari campaign ihari muri iki kigo twicayemo, cyane ireba abanyamakuru ba sport. Ireba abanyamakuru ba sport. Ndabyibuka umwaka ushize ari campaign yashyizwemo imbaraga, yo mpamvu yubona iyi antenne hanze ko bashobora ati buri mezi angahe bigendanye wenda na partnership yari ihari, ariko ndakeka n'ubundi gikomeje. Sharire ipatena ihari bazavuga ngo Sharire jya mu Budage, kandi n'ubundi kari ko bimeze. Unanirwe kujya mu Budage, ikigo se kizanga kugutanga iberire nkisangayo hari cyane. Ariko urumva umuntu yabagize amahirwe ukanga kumutanga amezi 6. Ntago bibaho. Ngewe sinkubeshye, ndamutse mbonye ubusiyo nk'iyo niyo naho ufite amasezerano na yasesa cyane. Ese urumva umukoresha utifuza ko umukozi watera imbere, ni mukoresha bwoko ki? Ni mukoresha bwoko ki? Uyu munsi Radio Izuba twayishimira ko iha buri munyamakuru wese bezwe zishoboka n'amahirwe ashoboka. Bamwe ati Sharire jyahanaha, Anastase jyahanaha,
ntabwo ndumva wenda n'urugero dutanga urugero wenda ijya gutera uburasira bw'ibanza sindumva umunyamakuru hano wavuze ngo iki gitangazamakuru cyamwemye kujya gukora amahugurwa ya Rwanda Media Commission. Yariyo yose barakureka ukagenda kandi baragusinyira bakaguha n'icyangombwa kigaragaza ko uri uwaho ukagenda babizi kukibemera si cyumweru ugenda ukamara bayoboye ko si inyungu uri bukuremo hafi 300 magana ngahe hari ubwo uzaza ubwira director cyangwa se yes tutugabane sayawe nk'umunyamakuru kucyakure kukagenda nuko abayoboye ko wa mwanya urimo se hari buze gusigara icyo ariko aravuga ati reka nk'umuntu amahirwe agenda yigaragaze byo n'ibintu umuntu yashimira iki gitangazamakuru twicayemo hanyuma amasigaye basakorere kuvurema muri wa mwanya wadahari oya nibyo urumva no sama ikipe yaburiki amakipe nayo agomba gutekereza neza kugira ngo yorohereze bano basore bacu nabo bagire iterambere bageraho ryaba ari ku mufuka ndetse no ku bumenyi bw'umupira w'amaguru. Hanyuma tukirano mu Rwanda na Stars bo bita Rwatubyaye Abdul ku mugoroba ntago byagenze neza mu ikipe ya FC Kupi yaje kuba itsindwa n'ikipe ya ijoro ry'umwijima kuri we ikipe bita Santa Clara yo muri Portugal yaje kuba ibatsinda ibitego 3-0 harimo n'igitego uno musore yitsinze Santa Clara no mukino ubanza rero muri European Conference League uwo umukino wo kwishyura uzabera mu gihugu cya Portugal ubwo no gutegereza tukazareba nimba ibi bitego 3 bazagira gutya bakabyishyura cyangwa se bazaba basezererwa. Hanyuma andi makuru avugwa tuyakomereze ku mugabane wa Afurika icyo bamenya mu gihugu cya Tanzania nuko ikipe ya Simba na Yanga bafitanye umukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu hari ariko muri Simba ariko bimeze bite ni Manara ngo bashinje kurya ruswa reka nkumvishe nkumvisha akantu Manara hari Eric ngo yikojeje ovadenge bita Eric ngo yikojejeyo oya banza bumve bavuganye ku murongo wa telefone bavugana na Eric banza bumve ibyo yamubwiye. Unachonifanyia ni kitu kibaya sana. Una chuki mbaya sana kwangu. Una chuki ambayo sijawahi kufanyiwa na mtu yoyote. Umenifanyia chuki kwa miaka yote toka umekuwa involved katika mambo ya Simba. Una chuki ya hatari. Yani chuki yako, yani naogopa hata kula chakula mbele yako. Yani haki ya Mungu na kueleza ukweli kabisa. Siwezi tena kufanya kazi na wewe. Juzi mimi nilikuwa nataka kuaga washabiki wa Simba na naacha sio kwa sababu ya mtu yote. Watu wengi wamenirai usifanye hivyo timu hii sio ya Babra ikiwemo Mohamed lakini ngira ngo birumvikana cyane rwose mu ruswahili rwinshi cyane Eric yari yaganira ariko Eric rwose arantunguye Eric anachojua ntago narinzi ko anajua lugha ya Swahili anatanganya kabisa ni mbaya sana Swahili inabomoka ni reja si nyingi nyuma mbere yo kwerekeza ku bugane Burayi tubanze twakire telefone Eric hari rwose ubwo byumve ngo Swahili yako imebomoka mbere yo kwerekeza ku mugabane w'Uburayi reka tubanze twakire nimero n'abantu rwose bajya batwandikira ubutumwa harimo n'utwa ati Salama na Stars ndakwemera ati ndagukurikiye ariko ntabwo muzi undi ati nimugera hanze muvuge kuri Arsenal yacu ati ndabakunda cyane undi ati ni igisanura bakunda kwita gatera yego bimeze